ibihuha by'uko amafaranga y'ishuri aziyongera cyangwa se uruhare rw'ababyeyi mu byerekeye school feeding. Ibyo ni ibihuha. Ni ukuvuga ko icyumba kimwe kirimo abana 69. Birakubabaza kuko ntumenya performance y'abana bose uko. Ubu turi kumwe n'umuntu ubabaye. Yego. Urababaye. Umwarimu wakira aba banyeshuri baje mu mwaka wa mbere, bamwe bize amashuri y'incuke, abandi ntibayize, afite bwa bucucike ariya yatweretse muri ya mibare. Uyu mwarimu abyifata mati kugira ngo akore akazi ke kandi neza. Haba hari ibisubizo abarimu mwagerageje kwishakamo na mbere yuko uyu munsi wa none ministeri ibitekereza uko ishaka ibisubizo mu buryo burambye? Murakoze nyakubahwa minister. Yego, nkuko mbajije ngo ese nk'abarimu hari ibisubizo twishatsemo ku buryo twafasha abo bana, kuko nkuko babivuze hari abageze muri nasari, hari n'abataragezemo. Urumva performance yabo ntabwo iba ari imwe. Iragaragara iyo babageze mu biganza cyane rwose, kuko iyo bageze mu wa mbere usanga bamwe bazi gufata ikaramu, ariko ugasanga abandi no gufata ikaramu birabagoye. Ugasanga rero abo ngabo batazi gufata ikaramu turahera ku misharabiko ariyo ya mirongo, ariko nanone tugahura n'imbogamizi z'ubucucike. Izo mbogamizi rero zigera ku mwarimu kubera abana benshi na kwa kundi batashoboye kwiga mu cyiciro cy'incuke. Ubwo ni ukuvuga ko kwa kundi kubakurikirana ngo ube wafatisha wa mwana ikaramu umutoze, kandi ugomba kugendera kuri karikiramu. Urumva ntabwo ubona igihe gihagije cyo kumukurikirana. Icyo ngicyo akaba ari cyo gitera za ngaruka mwabonye zo gusibira abana benshi mu wa mbere. Wigeze wigisha muri uyo myaka? Yego, narigishije. Ndavuga muri iyo myaka, umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Yego, nahereye mu wa mbere, ariko maze imyaka 2 mu wa kabiri. Urumva mu wa mbere niho nahereye nigishijemo imyaka 5. Ubu ndi mu wa kabiri. Urumva ko iyo experience nagiye mpura nayo. Ni ukuvuga ko izo mbogamizi, kuvuga ngo abana batsinzwe ari benshi mu wa mbere, nibyo birashoboka. Kuko urumva, tuvuge nk'urugero, ndi umwarimu yego mu kigo cya GS Kimironko ya mbere. Aka kanya ni ukuvuga mu wa mbere dufite abana 343 mu byumba 5. Ni ukuvuga ko icyumba kimwe kirimo abana 69. Gukurikirana abo bana 69 ufite iminota 40 yo kwigisha, kandi murabizi ko CBC 40 ku isomo. Minota 40 period. Ni ukuvuga gukurikirana uwo mwana muri iyo minota 40, kandi ugomba kugendera kuri karikiramu. Umwarimu harabatageraho, aribo babandi bahura na za ngaruka zo gusigara. Ndashaka kumva imbamutima zawe. Iyo hari umwana utagezeho kandi uri umwarimu wabyize, barakubwiye ngo buri somo rigira icyo bita intego z'ako kanya zigomba kugerwaho ako kanya. Nanjye nize kwigisha. Wumva umeze uti? Urumva birakubabaza kuko ntumenya performance y'abana bose uko. Ubu turi kumwe n'umuntu ubabaye. Yego. Urababaye. Yego. Hanyuma yego bikakubabaza ukagarukira hehe? Iyo bitubabaje urumva twagize amahirwe muri uyu mwaka badushiriyeho gukora remedio umunsi ko kuwa gatanu. Umunsi wo kuwa gatanu timetable yo muri lower primary dukora remedio. Ubwo no kuvuga ngo nk'umwarimu kubera ibintu ukora bitari atari gukorera umushahara ari impano, ugerageza noneho gusanga wa mwana utabonye cyagiye, kugira ngo nawe umufashe urebe ko nawe wamuteza imbere akagera ku ntambwe abandi bagezeho. Hanyuma Julienne, muri uko kwigisha mufite abana benshi, ubwo kandi ni Kigali, Minisitiri ndaribuze kuduha ishusho rusange niba ari mu gihugu hose icyo kibazo kiri, muri uko kurwana no kugira ngo wowe uko biri kose umwana kuve mu biganza hari uwabaye we, hari icyo yakiriye. ubona umwarimu mu by'ukuri
kugira ngo abigereho atavunitse cyane nk'uko uvuga uti ndavunika, yagombye kuba afite abana bangahe mu ishuri rye? Yego, bibaye byiza babaye nka 40 uko biri wabakurikirana. Hari icyo minisita yaravuzeho mu kanya, aravuga ngo n'umubare w'amasomo yateganijwe abantu bo mu biro by'integanyanyigisho ubwayo ni menshi ugereranyije n'amasaha mwigisha. Tugeze kumva abana bataha, kumva umwana aravuga ati umuntu wazanye ibintu byo kwiga ni umuntu mubi. Atubigiye twigiye kandi ubwo ari mu wa mbere, ubigihe twigiye abana barataha bananiwe. Akabara igihe yahereye muri ya mashuri y'incuke, bamubyutsa bamwe bagenda banarira, ngira ngo bari kubivugaho. Hanyuma akagera mu mwaka wa mbere, mu wa kabiri agataha avuga ati igihe twigiye tuzarangiza ryari. Kugira ngo aba bana bataruha, mukoresha ubuhe buryo uko biri kose kugira ngo mugere kuri za ntego? Nubwo amasomo yarakiri menshi, mwayarangizaga kugera ku ijanisha ringana iki ugereranyije, kugira ngo twumve ko batagiye no kuyakuraho kandi wenda mwashoboraga kuyageraho? Kugeza aka kanya ndashimira Minisitiri w'Uburezi, kubera ko kugeza aka kanya ikigo cyanjye, uvugishije ukuri, mvugishije ukuri, kubera ikigo cyanjye twagize amahirwe, ikigo nkoramo dukora single shift. Single shift rero ifasha umwarimu kuko tubona igihe gihagije cyo kuba ya masomo noneho twayanyuramo neza. Ariko ubwo mwamwongereye amasaha ugereranyije n'abakora double shift? Ugereranije n'abakora double shift, kuko abantu bakora double shift bajya bakunda guhura n'imbogamizi. Wambaza ngo ni izihe mbogamizi? Ni ukuvuga ngo abana iyo bize igitondo, abandi bakaza kwiga ikigoroba, kandi bari bufatire ifunguro mu ishuri, ya minota babagenera 40 yo gukora amasuku. Hari igihe iyo minota irangira ya masuku atararangira. Ya minota nono ikafectinga ya period bari kwiga muri iyo saha ikurikiye. Bigatuma rero umwarimu asigara, kubera iki? Ya minota bakoresheje mu isuku, kandi iryo shuri rirakenewe kuko abana baryigaho. Urumva, ndashimira Minisitiri w'Ubuzima wadufashije, akaba yarashizeho w'uburezi wadufashije agashiraho single shift. Biradufasha cyane muri performance no kurangiza curriculum nk'uko bikwiriye. Nta kibazo, turi buze kugaruka. Turi kumwe kandi na Bwana Bahigansenga, ntabwo ndi bugaruke kuri iryo zina. Bwana Bahigansenga, muri Cambridge Education hari ikibazo cy'abarimu. Umwarimu ukwiriye kubashyirwa muri iyi myaka ibanza, mu by'ukuri Dive yahoze abivuga ngo umwana apfa mu iterura, ariko anakirira kumurema, ni ukumurema muri iyo myaka ikiri hasi cyane. Umwarimu ukwiye kuba yigisha muri iki cyiciro kibanza, imyaka ibanza, wakira uyu mwana mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, akwiye kuba ari umwarimu uteguwe ate, ufite ubuhe bumenyi ukurikije inararibonye ryanyu namwe mu ishuri ryanyu? Akwiye kuba ari umwarimu uteguye ku buryo bwo kwigisha bari abana batoya. Ni ukuvuga ngo uko bari abana baba batoya, niko imyigire yabo n'imyigishirize yabo itandukana n'iy'abakuru. Ndatanga urugero, banabivuzeho babanje yuko twigira mu mikino. Uko abana baba bato niko ushaka gushaka uburyo bigira mu mikino. Nawe wari ubivuzeho mu kanya uvuga uti ntibirambirana, umwana agera mu hambere akavuga ati bya bintu ko bitarangira. Ariko impamvu abona ko byagoranye ni ukubera ko nyine bikomeye cyangwa se biteguye nabi. So umwarimu akwiye kuba ateguwe ku buryo amenya ingamba, strategy zo kuba yakigisha abo bana ku buryo baryoherwa na bya bintu bakajya bizamo, nk'uko kera ko yajya gukina mu byondo cyangwa wajya gukina n'ahandi, ariko mu by'ukuri akaba arimo ariga. Uwo mwarimu kandi agomba no kuba ateguwe ku buryo amenya no gusuzuma, kuko ni n'ahantu ho nshaka gutinda tugifitemo n'akabazo. Gusuzuma uko wigishije kwaba ari abana bikwiye kuba bitandukana n'uko dusuzuma abandi bana bo mu yandi mashuri, kugira ngo ushobore kumenya niba koko hari icyo uri kugeraho cyangwa ntacyo uri kugeraho. Hari ibiganiro biri kujya mbere hagati ya NESA n'abafatanyabikorwa ndabizi, byo kureba uburyo twanonosora n'uburyo dukora isuzuma ry'abo bana. Ariko muri makeya umwarimu akwiye kuba ateguwe neza, yahawe amahugurwa ahagije,
yumva neza uburyo bari abana bagomba kuba bigamo n'uburyo akwiye gutegura imfashanyanyigisho ku buryo ku bwawe utegurwa kuzigisha mu mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu akwiye kuhabwa ndi mu giti amasomo yihariye ugereranyije n'amasomo ategura umwarimu muri rusange wowe undi bavuga bati nibamushyira mu wa mbere azigisha nibamushyira mu wa kane azigisha nibamushyira mu wa gatanu kera najyaga mbona nanjye rigeze kwigisha n'igihe bagukuraga mu wa gatandatu bakakugarura mu wa kabiri bakakuvana mu wa kabiri bakagushyira mu wa gatanu wowe urashaka abategurirwa gusa kwigisha iyo myaka 3 ibanza si ngombwa cyane ko tugira amashuri yigisha kwigisha mu mashuri abanza icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza ariko hari uburyo twubaka ubushobozi bw'abo barimu kuko ubundi iyo wize ubwarimu muri TTC wavuze ko nawe wayize mu by'ukuri ushobora kuba wakigisha normal primaire bitaritwa TTC yego ariko umwarimu wese wabyize kandi akabyiga neza aba ashobora kwigisha aho ngaho mu gihe yongereweho amahugurwa ari nacyo rero twebwe dukora ni ukurushaho gufasha abarimu mu bumenyi basanganywe ntabwo tuba duhera kuri zero ariko tukongeramo ka kantu ko kuvuga ngo uko wigishaga mu wa kane no mu wa gatanu bafite aho bageze mu wa mbere no mu wa kabiri ntaho baragera nibwo bakiva mu marerero bo ukwiye kongeramo ibikoresho bimeze bitya ingamba zimeze gutya kugira ngo ushobore kubafasha kandi bo bashobore kunguka. Marie Jeanne muri icyo gihe sinzi uko bimeze muri iki gihe ariko nabyo nshatse nabimenya wasangaga rimwe na rimwe mu mashuri uko amashuri ayatatabanza ariyo usanga abarimu bari unqualified abo bitaho n'abaseya udafite diplome bakavuga bati yakwigisha mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu ariko byagera hejuru bagatangira noneho kuvuga ngo aba afite diplome. Uyu munsi wa none ndetse n'uwo bahashyize afite diplome akumva hari ko badahaye agaciro diplome ye. Iyo myumvire umwarimu wigisha muri iki cyiciro kibanza aramutse yarabaye uwa mbere muri za TTC akaza n'amanota menshi yahagera dusipoze kuri directrice w'ishuri ukamushyira mu wa mbere barabyakira bumva mutabashyize ahantu batakabaye bari. Murakoze. Muri iki gihe umwarimu wese arisanga turabyakira kuko bamaze kutumenyereza cyangwa tumaze kumenyera ko buri mwaka bakora changement placement ni ukuvuga ngo uyu munsi ashobora kuba muri uyu mwaka ashobora kuba yigisha mu wa gatandatu umwaka utaha bakora placement bakaba bamushyira mu wa gatatu cyangwa mu wa kabiri kandi ugasanga umwarimu ari kubyakira kuko afite ubunararibonye cyangwa afite experience mu kwigisha. Ikindi nashimira Minisitiri w'Uburezi nuko nabo ngabo tuvuge nk'urugero niba yarigishaga mu wa kane bakamujyana mu wa kabiri dukurikije iyo placement Minisitiri w'Uburezi yageneye amahugurwa ni ukuvuga ngo turahugurwa uburyo urumva guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatatu haba hari strategy nk'ukuntu bagenzi banjye bambanjirije bavuze ngo abana b'incuke bakunda kwiga mu ndirimbo mu mikino natwe bari abana mashuri abanza hari igihe twisanga turi kwigisha dukoresheje imikino dukoresheje indirimbo urumva rero wa muntu utaramenyereye ibyo ngibyo abona nawe ayo mahugurwa akamenya noneho methodology uko agiye kuyihindura akaba yakoresha nk'iy'umwarimu kandi ibereye umunyeshuri yisangamo muri iryo somo. Ikindi cya kabiri turashima rwose ko bashyizeho n'iyi gahunda y'inzamurabushobozi. Iyi gahunda nayo iri muri gahunda iri kudufasha cyane nk'uko yabivuze ngo dufite icyizere cy'uko mu myaka iri imbere uku gusibira kw'abana kuzagabanuka. Ariko kuri icyo cyo gusibira wenda na Minisitiri Mukanya ari bukigarukeho kuri iki cyo gusibira nk'umwarimu wenda na Bahigansenga nawe ashobora kuza kukivugaho nk'umwarimu ubona gusibira facteurs zitera gusibira nizihe ni ubucucike gusa kuko uyu munsi nibwo turimo kuvuga ko ari ikibazo ariko mubwire Minisita ibintu bituma abana basibira mu wa mbere mu wa kabiri bakagera mu wa gatatu imibare yagabanutse kuri mwebwe nk'abari kuri terrain ni ibihe? Ego icya mbere navuga
ukuyeho ubucucike n'umwarimu, ubumenyi ku mwarimu mu kwigisha nabyo biri mu bintu bituma umwana asibira. Urumva nk'uwo mwarimu bakuye mu wa 4 bakamuzana mu wa 3 cyangwa mu wa 2 cyangwa mu wa 1, ashobora kumara umwaka wose ataramenya metodology ari bukoresha imbere y'abo bana. Ugasanga nabyo uretse wa mwana w'umuhanga ufite mu ishuri ugendana wigisha akamenya ibyo uvuze, wa wundi ugenda gakeya ugasanga we arasigaye kuko ntabwo ari kumenya neza icyo mwarimu yashatse ko avuga cyangwa icyo umwarimu ashaka ko akora. Ubwo ni ukuvuga ngo ya mahugurwa nicyo kintu adufasha, afasha wa mwarimu uri muri iyo myaka y'amashuri abanza kumenya strategy ari bukoreshe kugira ngo uwo mwana arusheho gukunda ishuri, uwo mwana arusheho kumva iryo somo arimo kwiga, uwo mwana arusheho gukunda ibyo arimo kugira ngo turwanye na bya bindi umwana aza ku ishuri yanga arira. Urumva icyo kintu dukurikije amahugurwa tubona rwose turashima cyane kuko biri kugenda bituma twisanga mu mwuga wacu kandi tukabikora neza bikagerwaho neza. Yego, uravuga ikibazo cyo kwimura umwarimu bamuvanye mu ishuri ataramenyereye, yigishaga mu wa 4 mu wa 5 bamuzanye mu wa 1 mu wa 2 mu wa 3, ukavuga ngo ashobora kumara umwaka ndanga gukoresha ijambo ryitwa guhuzagurika, niba nanarivuze mu ryibagirwe, ashobora kumara umwaka ari uko bimumereye ataramenya neza uko byifashe. Hanyuma Bahiga Nsenga, hari ikindi ubona cyaba gitera uko gusibira cyane muri iyi myaka ibanza? nyuma y'ubucucike na nyuma yo guhugura mwarimu cyangwa kutamuhugura mu gushobora kwigisha aho ngaho, hacyarimo na cya kibazo twavuze kare cy'uruhare rw'ababyeyi, kubera ko hari igihe tuvuga ngo mwarimu arigisha umwana ariko umwana nibaza ku ishuri 2 mu cyumweru biragoye. Hacyarimo na cya kibazo cyo kuvuga ngo umwana akwiye kuba aza ku ishuri ku buryo buhoraho, ariko yanataha n'ababyeyi nabo bakibuka ko uwo mwana ari umunyeshuri ufite kuba yabona n'igihe cyo gusubira mu masomo niba ari ngombwa. Nashatse kongeraho gusa ko hari kirimo n'ikibazo cy'uruhare rw'ababyeyi, ariko unyemereye nakongeraho ikintu cyitwa ibikoresho cyane cyane kwa bari abana batoya. Muri projet yabanjije iyi turi gukora, twe twafatanyije na REB gutanga ibikoresho mu ayo mashuri ayo navugaga by'imibare, ariko mu by'ukuri ya ubushakashatsi twakoze n'ibyo batubwiye ubona ko byatanze umusaruro ufatika. Hahandi abana biga bari abana batoya babwira, ntabwo sinza kuvuga ngo ntibabumva, ariko basaba kuba babireba babikoraho ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ibikoresho twatanzeyo mu by'ukuri wahise ubona ko mu mibare cyane cyane byazamuye uburyo abana bumvagamo imibare kushwi babwira mu magambo. So hari uko kwigisha, ariko n'uruhare rw'ababyeyi narwo rurakenewe na community yose muri rusange kugira ngo abana bashobore kuza ku ishuri, umwarimu ashobore kubigisha kuko ntiyakigisha bataje. Mbere yuko tuza kwakira ibitekerezo n'ibibazo, ndagira ngo nyakubahwa Ministre, tumaze umwanya mwumva aba barimu ko ari 2. Ikibazo mpere ku cy'ubucucike, turi muri NST2, ubucucike buracyari hejuru kandi bufite ingaruka ku myigire. Mufite ubuhe muhigo kandi murabugeraho mute kugira ngo icyo kibazo mukigabanye? Mwari mushimye ko abanyarwanda tubyara dufite abana benshi, ariko nta kibazo, ni umugisha n'amaboko, ariko kugira ngo bige neza muri kondisiyo nziza, nka ministeri mufite izihe ngamba? Murakoze. Ngira gusa ngira icyo avuga ku byerekeye ibyo umwe yangu wari uhamagaye avuga ku byerekeye ibihuha by'uko amafaranga y'ishuri aziyongera cyangwa se uruhare rw'ababyeyi mu byerekeye school feeding. Ibyo ni ibihuha, ntaho bishingiye, sinzi naho biva, ariko ngira ngo abakurikiye YouTube bavuze ko abantu bakomeje kubigarukaho, tugira ngo mboneho kugira ngo bitangeho umurongo. Ibyo ntaho leta iteganya kongeza amafaranga y'ishuri cyangwa se gusaba ababyeyi kubongerera uruhare rwabo muri school feeding. Iyo turebye nk'ababyeyi bitabira school feeding, mu by'ukuri iyo mibare iracyari no hasi nayo asabwa ubu ngubu, ahubwo twasaba ababyeyi yuko nyine babyitaho bagafatanya n'amashuri kugira ngo abana bose bashobore kujya bajya muri school feeding
kandi ibe ibafasha kugira ngo bashobore no kwiga neza mu gihe bari ku ishuri. Ubwo rero nagira gusa ngo ntange iyo clarification kugira ngo abantu badakomeza kubyibeshya aho sinzi aho bituruka rwose. Ni ibihuha ku mugaragaro, ubwo mutanze umucyo kuri icyo ngicyo ko ibyo byose ari ibihuha. Murakoze. Mu ngamba dufite muri NST2 ni ukubaka ibyumba by'amashuri ku buryo umubare w'abana bari mu ishuri ugabanuka kugira ngo ubucucike nyine bugabanuke. Bivuga yuko ubundi abana bo muri iki cyiciro bakagombye kuba batarenga 46 mu cyumba kimwe cy'amashuri. Ubwo rero turashaka yuko uwo ari wo mubare tubona muri aya mashuri. Birasaba kubaka ibyumba by'amashuri. Nk'uko nabivuze mbere, leta yabanje kubaka bya byumba 22,500. Ibyo bikaba byararangiranye n'umwaka ushize. Uyu mwaka akaba ariwo twatangiye NST2, nabyo dufite ingamba zo kubaka amashuri, ibyumba by'amashuri bihagije kugira ngo icya mbere tugabanye umubare w'abanyeshuri bari muri buri cyumba ku buryo utarenga 46. Icya kabiri, dukureho double shift kugira ngo abana bose bari mu mashuri ya primaire bige single shift. Ibyo nizo ngamba twiyemeje cyangwa se ibyo duteganya ko tuzageraho muri NST2 kugeza 2029. Ibyo nibyo duteganya kuzageraho bivuye kuri izo ngamba navuze zo kubaka amashuri no kongereza umubare w'abarimu kugira ngo ayo mashuri, ibyo byumba by'amashuri twubatse bizaba bifite abarimu babyigisha. No kuvuga ngo ni urugendo rw'iyi myaka 3 iri imbere, ntabwo mwashobora kuvugira muri iki kiganiro niba bitangirana n'umwaka utaha w'amashuri cyo gukuraho double shift. Gukuraho double shift, kugabanya umubare w'abanyeshuri mu cyumba cy'ishuri ni urugendo. Ntabwo ari ibintu dushobora gukuraho mu mwaka umwe, ibyo ntabwo twabigeraho. Ariko muri gahunda twateganije nuko muri iyi myaka 4 ni imyaka 4 isigaye ko buri mwaka tuzajya twubaka amashuri amwe, twongereho ayandi gutyo kugeza igihe dukuyeho double shift, tukabanya n'umubare w'abanyeshuri bari mu ishuri. Nk'uko bivuze ni urugendo kandi tugenda tubikora uko ubushobozi bubonetse. Ubwo rero niyo gahunda dufite. Ubwo tuzajya tureba buri mwaka aho tugeze, tunabimenyesha kugira ngo umuntu wese amenye intambwe twateye, imbogamizi twahuye nazo, kugira ngo twese dukomeze kugendera hamwe kuko ibintu by'uburezi biratureba twese. Mu cyegeranyo twabonye dutangira ibi biganiro, twabonye ku kijyanye n'amasomo yigishwa, batweretse ko isomo ry'Icyongereza rikiri hasi mu buryo abana barishobora, biracyari kuri 31%. Ikinyarwanda kiri kuri 69%. Ariya manota ubanza atari meza. Nyakubahwa Minisitiri, murakora iki kugira ngo ryaba iryo somo ry'Icyongereza? Nabonye n'imibare kera bayitaga karikire, bajyaga batubwira ko imibare ngo mate babivuga bigeze muri za kaminuza. Ni imyigire nibyo, ariko na biriya bipimo biracyari hasi. Ikinyarwanda 69% ni bike cyane, kuko bari abana bakabaye bavuga Ikinyarwanda kandi neza, hanyuma banakigishwa bakagifata. Icyongereza kiri hasi. Ni ikosa ry'abana? Reka no kuvuga ikosa, ni intege nke z'abana, ni intege nke za mwarimu? Ndagira ngo mu mibare Adia yatweretse, mwabonye yuko no mibare y'abarimu ku byerekeye
English competency cyangwa se ubushobozi bwabo mu rurimi rw'icyongereza nabwo buri hasi. Ahangaha birasaba ko duhera ku barimu tukongeza ubushobozi bwabo mu cyongereza, kuko ni rwo rurimi bigishamo. Ibyo rero bizagira ingaruka no ku bushobozi bw'abanyeshuri. Kugeza ubu kuri mwebwe intege nke muzabanza mwongera ubushobozi bw'abarimu. Turongera yego turongeza ubushobozi bw'abarimu, ariko abo barimu bari barigisha uko ubushobozi bwabo buzamutse n'ubw'abanyeshuri nabwo burazamuka. Kandi igihe tuvuze ngo ubushobozi bw'ururimi runaka, icyongereza cyangwa ikinyarwanda, biba binajyanye n'aho twifuza ko baba bari, babarizwa ku rugero twifuza ko baba bariho. Rero izi assessment cyangwa se ibizamini dukora ni ukugira ngo tumenye aho turi, tumenye uburyo tugera aho twifuza kugera. Rero turebye ubumenyi bw'icyongereza bw'abarimu bacu, twasanze yuko bugomba kwiyongera. Hariho porogaramu turiho turakiraho kugira ngo ubwo bumenyi buzamuke, ndetse hari n'iyatangiye iriho irazamura ubumenyi bw'abarimu 38,000. Hanyuma tukazongera noneho tugafata n'abandi barimu batari muri uwo mubare, ku buryo mu itangiriro ry'umwaka utaha w'ishuri abo bose bazaba bagiye muri porogaramu, noneho tukazamurira ubushobozi bwabo rimwe. Bikazadufasha kugira ngo twongere ubumenyi bw'abana bacu bari mu mashuri. Bariya barivamo bakagenda mukarekeraho, niba mutarekeraho mukora iki kandi cyangwa murateganya gukora iki kandi mutegereje ubuye musaruro? Abanyeshuri drop out. Drop out. Ikibazo cya drop out cyangwa abanyeshuri bata ishuri ni ikibazo gikomeye kandi leta ishishikarije. Impamvu bivuze niyo nukuvuga ngo abana iyo bataye ishuri bakiri batoya, cyane cyane muri iki cyiciro kino turaganiraho, ntabwo bafite ubumenyi buhagije buzatuma batera imbere, biteza imbere ubwabo, cyangwa ngo batange umusanzu mu kubaka igihugu. Rero leta ishishikariza ababyeyi kugira ngo babagarure, kandi mwibuke yuko ubundi kuzana abana ku ishuri mu gihe batarageza ku myaka 16 ni itegeko. Rero turafatanya twese, abayobozi b'inzego z'ibanze, abantu bo mu burezi, muri Minisiteri y'Uburezi, kugira ngo abana bataye ishuri, cyane cyane abana bari muri iki cyiciro tuganiraho, bagaruke ku ishuri, kuko baba bakiri batoya cyane. Ariko ngira ngo nyuma cyangwa se mu cyumweru gitani tuganira ku mashuri yisumbuye, icyo gihe tuzabamenyesha na porogaramu turiho turakoraho igeneye abantu bataye ishuri bakuze, batashobora kugaruka mu ishuri ngo bicarane n'abakiri batoya cyane, ariko nabo tubafitiye gahunda yo kugira ngo bashobore kwiga, kuko iyo urebye ubushakashatsi bwereka yuko umuntu warangije byibuze segonderi aba ahagaze neza ku byerekeye ibyo ashobora kwigezaho ku giti cye n'uburyo ashobora gutanga umusanzu mu kubaka igihugu. Rero turashaka ko abantu bose, abanyarwanda bose, byibura babona ayo mahirwe, ari abari mu ishuri, ari n'abantu bataye ishuri kera cyangwa bakuze ku buryo badashobora kugaruka ku ishuri ngo bicarane n'abana b'imyaka 8-9. Ntabwo rero tuvuga ngo bavuye mu ishuri ngo tureke bagende bimenye, ahubwo abakiri batoya tugerageza kubagarura mu ishuri, abatakiri batoya nabo tukabashakira indi porogaramu yatuma nabo bongera ubumenyi bwabo. Niki kuri mwebwe mu kanya bigeze kuvuga ko ingengo y'imari yagenewe Minisiteri y'Uburezi igera muri 12% by'ingengo y'imari, nta ngengo y'imari
umuntu yavuga ngo irahagije, ariko uruhare rw'abafatanyabikorwa muri iki cyerekezo muganamo ruzaba rungana iki? Ese mwakwifuza cyane cyane ko ubwo bufatanyabikorwa buganisha mu bihe? Nibyo koko dufite abafatanyabikorwa dukorana nabo, ngira ngo bamwe mwana babonye hano bari no mu biganiro, kandi turabashimira ku nkunga badutera, ariko ntabwo gahunda yacu yashingira ku bafatanyabikorwa. Tugomba kuba dufite gahunda nk'igihugu, tugakoresha mikoro yacu, noneho tugashishikariza abafatanyabikorwa kuza bakadutera inkunga, tugafatanya ako kazi. Iyo urebye akenshi abafatanyabikorwa benshi babaza badutiza cyangwa badufasha mu byerekeye porogaramu, ariko ntabwo ari abafatanyabikorwa benshi badufasha mu kubaka amashuri, kandi ni bimwe mu bintu dukeneye cyane. Ubwo rero hari abafatanyabikorwa bashobora kudufasha muri uru rugendo rwo kubaka ibyumba by'amashuri, ubwo rwose baza tugafatanya. N'abafatanyabikorwa dukorana mu byerekeye porogaramu, ari uguhuguza cyangwa guhugura abarimu, ndetse na porogaramu, cyane cyane porogaramu z'abana b'incuke, abo nabo baradufasha kandi umusaruro w'ibyo bakora uragaragara. Rero iyo abafatanyabikorwa batuganye cyangwa se tubashatse natwe tukababona tukabatumira, turicara tukanyura muri porogaramu y'igihugu y'uburezi, tukabereka icyo igihugu gishaka kugeraho n'uburyo ibyo bintu bizadufasha mu guteza imbere igihugu. Noneho tukarebera hamwe muri ibyo bintu ni ikihe biteguye gufatanya natwe kugira ngo tukigereho. Ubundi ni uko nguko dukora kugira ngo duteze imbere uburezi. Rero nibyo dukora, kandi turakomeza gukorana nabo. Ngira ngo naho na hinira hari ikindi nasobanura kurushaho. Yego, cyumvikanye mu kanya. Ngira ngo ni vice mayor ushinzwe imibereho myiza mu karere ka Ngoma yavugaga ukuntu bari abana bato bagerageza ibishoboka kugira ngo badakora ingendo ndende, ariko reka tuze no muri aya mashuri umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Mu by'ukuri nyakubahwa minisita, ubu umwana w'umunyarwanda ujya kwiga umwaka wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu w'amashuri abanza, average akora kilometero zingahe cyangwa metero zingahe? Ariko mwakifuje ko uburebure bw'urugendo akora ajya ku ishuri bwaba butarenga intera ingana iti? Ntabwo mfite imibare bigenze neza, ariko icyo navuga ni ukuvuga ngo ntabwo byari bige kurenza urugendo akora agiye kuvoma. murakoze.